niba umuntu mubanye imyaka 8 yego akaba ataranakuyambira ngo aguhobere umufiringe urukundo imitima iganira uno mukobwa ntabwo agukunda. iyo ushingiye umwana ukamuhongera, urumva guhongera uzi icyo ari cyo, ukamuha ibintu birenze ibishyingiranwa, ubu ugaragaza ko umwana wawe wari warabuze umugukurira. Oya akakobwa karakaraye we karakaraye bari barabuze ukabakurira aho ngaho. ariko reka mubaze, ndetse icyambere cyo umuhora umuze nicyo kintu agomba kugendana kugira ngo yumve ko yigarurira umuhungu akigarura n'ibyo byose. ubundi ikintu umukobwa aba ashinzwe kujyana, urumva, ni ukujya kwagura umuryango gusa. Ibyo bindi by'ugongo yazanye ngo ibiki, ibyo ntubimubaze. ariko no mukobwa niba atangiye kuzana umutego ngo banza ugure inzu uyinyandikeho, banza wumve yuko kuri wowe ntabwo akurikiye wowe, akurikiye inzu. Icya kabiri, hari n'ingeri ijambo yaba yarimubwiye arigerageza. Icya kabiri, umukobwa akugerageza akavuga ati umva rero nkubwire. Icya kabiri, iyo nzu numara kuyimwandikaho azakuyoba, kuko uno mukobwa namara kuyimwandikaho nicyo cyizere cya mbere bazagirana. imyaka 8 muyimaranye mutaranakundana. Muraho neza, nitwa Nkurunziza Enoch, ntuye i Burera. Nakundanye n'umukobwa imyaka 8 yose, sinigeze mukora ku ibere cyangwa ngo musome, yewe nta nubwo aranampobera. Iyo ni imico mibi n'ubundi azahera. Yarambwiye ngo ibyo byose bizaba twarashakanye. None amaze iminsi ambwira ngo ko ngomba kugura inzu nkazayimwandikaho mbere yo kubana, kandi nkaba mfite amafaranga yo kuba nagura inzu kugira ngo dushakane ku myaka 8 n'imyinshi tubana. Ese mbikore ntazamemukira cyangwa mbireke mbireke mungire inama, ndabakunda. Noke yanditse utuntu tugufi arangira ati mungire inama. Wanyemera? Ndabigwemereye mugire inama. Mpaye urubuga abantu badukurikira, please mutwandikire. Uyu muntu ni mu mugena kandi no muntu wa Burera afite ikibazo, araremerewe, afite imbogamizi pe. Ahangaha afite ikibazo cy'uyu mukobwa. Umukobwa bakundanye imyaka 8, bakundanye imyaka 8. Umukobwa ntaraguhobera, ntaragusoma, urumva baranaryamana birumvikana, nta n'ikindi kintu. Ahubwo noneho muri iyo myaka 8 bamaranye arimo aravuga ngo kugira ngo tubane ndifuza kugura inzu tukazabana. Waragize gute? Warayinyanditseho. Sasa rero ubundi wa musore ubundi uri umufundi kubera uri engineer, ku buryo no mukobwa yaba yarakubonye mu bubasha bwo kubaka inzu warangiza ukayimwandikaho. Oya reka mubaze, icyambere uyu mukobwa nenoke yego nta n'urukundo rurimo ahangaha. Ni mushiki we se? I'm missing love. Serious. Ahangaha nta rukundo rurimo hagati ya Enoke n'uyu mukobwa. Ninde? Ntabwo yatubwize na mukobwa. Wenda ntabwo ari ngombwa. Ariko Enoke yego n'uyu mukobwa. Wow. Uyu Enoke n'uyu mukobwa mu by'ukuri pe ntabwo bakundana, nta rukundo. Abe namba. Ubundi urukundo ni iki? Urukundo ni amarangamutima n'iterambere. Ni amarangamutima aba yiziritse y'umuntu amwerekeza ku wundi, akamutera kumusanga, akamusoma. Niba umuntu mubanye imyaka 8 yego akaba ataranakuyambira ngo aguhobere umufiringe urukundo imitima iganira, uno mukobwa ntabwo agukunda. Njyabwo ndumva mukunda byase. Uyu mukobwa uziko uyu mukobwa ni mu rugo rw'abakirisitu. Ana mu rugo rw'iki? Rw'abakirisitu. My friend, reka nze mugire inama. Abakobwa bo mu Burera ndabazi. Abakobwa muri Burera ndabazi rwose, ntujye kure. Uyu mukobwa niyo yaba ameze ati impossible. Kubera iki? Yego. Umukobwa niba atarakubwira ko akumbuye no kuguhobera imyaka 8 gashira, yego, uyu mukobwa ntabukunda. Aramukunda ikindi rero nsanzwe bikubwira, ariko umukobwa urota yakicura karoti inzu, yarota akicura avuga inzu mu kanwa. Ahubwo uyu mukobwa nge ndumva ari n'umwana w'iki. None se uyu mukobwa namwizera kuri rwego ku buryo
atabasha kuba yabana nawe ataramwandikaho inzu. Ese ubundi inzu ni umwana inda azaba amuteye? nawe dore mva nkubwire, hari ukuntu ukundana n'umuhungu akaba ntacyo ashoboye, ntatekereza kugura. Oya, icyambere uyu musore yavuze ko amafaranga yafite. Arayafite ariko nta kintu yakoze. Uyu musore ntazo afite. Agomba kuyaha uyu mukobwa akayashyiramo igitiyo. Uyu musore ntazo afite. Iyo aza kuba adafite, iyo aza kuba afite inzu, aba yavuga ati gura imodoka y'inyandiko. Uyu musore ntazo afite. Ntayo afite. Uyu musore afite inzu. Ntayafite ahubwo hakenewe kugurwa inzu. Kuki yavuze ngo ayimwandike? Kuki atavuze ngo ubanza ushake inzu tuzabamo hanyuma tubone kubana? Ni ikimenyetso cyo kwizera. Kuki ayimwandikaho? Ni ikimenyetso cyo kwizera. Ariko jewe ndumva mazi udukobwa tujya gushaka abagabo tujyanye utuvarisi. Jewe ibintu bigaruka. Uraduhaze waraje. Jewe mazi udukobwa cyo dufite gahunda yo kugenda dukurura ivarisi zirimo amakariso n'amasutiye gusa. Agashaka kugira ngo ajye gusezerana ivangamutungo risesuye. Ndabyanze. Ubyanze nka risesuye gutariko. Ahubwo umva mwabakobwa. Ivangamutungo risesuye. Ubundi umukobwa agura ipaki iduze n'iy'amafoke, iduze n'iy'ibiyiko, amarushe amafoke n'ibiyiko n'amarushe n'amasahani yo kujya kurya iki. Amasahani iduze n'eshatu, akagura n'uturahure nka dutandatu, akagura ibikombe iduze n'ebyiri n'iteremusi, ubundi akajya kurera umugabo. Umva rero mbanze mubwire, jewe mu gihe nagize umwana ngomba gushyingira, jewe umuhungu uzazi wanjye azamenye yuko ari ibintu ari eco sharing. Eco sharing. Niba umwana wanjye niba ari umukobwa ngiye gushyingira, uwo mukobwa niba asanze umuhungu ufite inzu, nzabanza mugurira inzu nyimwandika asigaye agenda afite inzu. Yego. Urimo urumva? Niba umuhungu afite isambu, umukobwa azagenda yikwije mu buryo bwose, nicara nzamugurira imashini yo kuzayihinga. Urimo uranyumva? Yego. Niba umwana wanjye ari umuhungu, ntabwo azangiriza mu rugo agakobwa kadafite icyo gafite. Ariko ko numva birakariye. Oya. Ahubwo ariko umuntu ubundi ni ibiki? Ni itungo se agiye gukoresha ubukerarugendo. Iyo ushingiye umwana ukamuhongera, urumva? Guhongera uzi icyo ari cyo, ukamuha ibintu birenze ibishyingiranwa. Ubu ugaragaza ko umwana wawe wari warabuze umugukurira. Oya. Ritone maze mubwire. Ugafata ahantu hamwe mu karere mu murenge wa Gisenyi. Yego. Hariyo nigeze gutaha y'ubukwe. Umugabo yaragiye afata ikintu bita yari yakoreye yashingiye umukobwa we. Yego. Arangije afata umuryango. Muri reception. Yego. Umuryango w'abana be. Reka buryo bose babaye abana bawe. Yego. Arangije abasinyira sheke nyuma yuko ashingiye umukobwa akamuha ibishingizwa. Buri kimwe cyose ubukwe burarangiye, asinyira umukobwa we sheke y'ibihumbi 500. Arangije arabibara ati mugende mutangire ubuzima, urugo rushyashya igihe ruba uwo mukobwa nubari imyaka yari afite. Umukobwa yari amaze n'umwaka rutarashira arangije kwiga, yari hagati y'imyaka 18 na 20 kuko bagiye no kongereza imyaka. Akakobwa karakaraye we. Karakaraye bari barabuze ukabakurira aho ngaho. Reka uranyumvira ntuza we. Ntabwo umukobwa yaratagize n'imyaka. Bajya kugura imyaka barangije banabasinyira. Oya. Cyangwa se umukobwa akaba yarashakanye n'uwo muhungu atwite inda itari y'uwo. Niba uri umubyeyi wirwanyeho udasaba, yego, niba utashyigikiye abana bawe kugira ngo batangire ubuzima neza, bajye gusitaragoringa mu mibyizi se bahinga imibyizi bahinga imisiri kugira ngo. Njyewe ndakubwiza ukuri ko uwo mukobwa yari atwite inda itari y'uwo muhungu, bari kuguhongera uwo mwana uri mu nda ngo batamwirukana, urumva? Cyangwa kakaba ari akaraya kabananiye bakavuga ati tugize imana bakadukurira. Ayayayayi. Umubyeyi wowe umukubita inka ebyiri, urumva? Akagenda akagura amasahani zimwe zigura igihumbi zinuze z'amadongo. Yarangiza yakabya akagura iduze y'amasahani angahe meza nyine yo gutegura kuri salamanje mwagize abashyitsi. Ubundi yagize aho watekera mwana wagenda ujya gushaka iki umugabo kakurura ifarisi. Aho ngaho niho rero umuntu azamura n'agasuzugura akagusuzugurana ubusa.
burya We gusasa. yagakwiye kugira ibintu ariko reka mubaze ndetse icyambere umuntu ahora umuze nicyo kintu agomba kugendana kugira ngo yumve ko yigarurira umuhungu akigarura n'ibyo byose. ubundi ikintu umukobwa aba ashinzwe kujyana urumva ni ukujya kwagura umuryango gusa. Ibyo bindi ngo yazanye ngo ibiki ibyo ntubimubaze ntibiba bimureba. umva Enoke icyambere nyumva neza njye nanakubera pare njyewe nka pare wawe uwo mukobwa muri kumwe ntabwo muri kumwe. Uwo mukobwa wita ko ari uwawe si uwawe ntawe uhari. Umukobwa hagati yawe nta rukundo rurimo. Icyambere urukundo ni ibikorwa, urukundo rurihangana, urukundo rugira neza, urukundo ntirwihutiraho, urukundo ibyo bintu byose. Ariko no mukobwa niba atangiye kuzana umutego ngo banza ugure inzu uyinyandikeho, banza wumve yuko kuri wowe ntabwo akurikiye wowe, akurikiye inzu. Icya kabiri hari n'ingeri ijambo yaba yarimubwiye arigerageza. Icya kabiri umukobwa akugerageza akavuga ati umva rero nkubwire. Icya kabiri iyo nzu numara kuyimwandikaho azakuyoba kuko uno mukobwa namara kuyimwandikaho nicyo cyizere cya mbere bazagirana. Imyaka 8 muyimaranye mutaranakundana. barakundana ahubwo barashaka gushaka. nta rukundo. Ikibura ni ugushakana. Hari umukobwa wakunda imyaka 8 ariko ubundi uyu mukobwa ashobora no kuba afite n'ikibazo. Ngise ko nkunda imyaka 10 maze imyaka 10 nkundana n'umuntu. Umaze imyaka 10 ukundana n'umuntu? Yego. Kandi aragukunda byadanje. Yes, byadanje nyine. Nanjye iyo bavuze byadanje bavuze ni cyagiye biba bicana umutuku. Kandi ibintu bicana umutuku birimo era danje, icyo nicyo bita danje. Iyo birimo gucana danje biba birimo gucana umutuku, kandi bicana umutuku harimo era. None ikiza cyanjye kiba hagati yanjye nawe twizerana 100%. Ashobora no kujya kuri banki kumuzanira y'amafaranga ananiwe, nanjye akaba yajya kunzanira yanjye. Harabwa nigenda ufate intuza akantu. Yego. Okay, reka abantu rero bagira inama Enoke kugira ngo tunakomeze. Yego. Ahasigaye nawe niba wumva ufite igitekerezo cyangwa ufite inama wifuza ko tukugira, twandikire, urebe muri description, urebe munsi, ahasigaye urebemo link ya WhatsApp duhuriramo, hanyuma nawe joining WhatsApp link, hanyuma tujye tubana. Mbere byose turabashimiye mwese aho ku rugo rw'amahoro uko mudukunda n'abadukurikira mukagera mukagaruka. Imana ibahungisha. Turabakunda.